G. Ndabashuhuje cyane bakunzi ba channel yanjye Evangeliste Robert Victor. Uyu munsi ngiye kubagezaho ikiganiro cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Ikiganiro kibwira umuntu uburyo ki ashobora kuvuka ubwa kabiri akitwa umwana w'Imana. Rero mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi uburyo ki umuntu avuka ubwa kabiri. Ariko kuvuka ubwa kabiri ni uburyo Imana yashyizeho ku bantu bavutse bwa mbere. Hanyuma kuvuka ubwa kabiri biguhesha amahirwe yo kwitwa umwana w'Imana. Kwitwa umwana w'Imana bisobanuye kwitwa kandi umukiranutsi. Rero ngiye kubasomera ibyanditswe. Mu by'ukuri ndabanza mbere ku buryo ki umuntu bwa mbere yavutse ari umunyabyaha. Hanyuma inyuma nanone ukaba ufite amahirwe yo kongera kuvuka bwa kabiri, none ukavuka uri umukiranutsi. Ndabasomera ibyanditswe muri Yesaya igice cya 48 umurongo wa 8. Yesaya 48 umurongo wa 8. Haravuga ngo ni ukuri koko ntabwo wumvise kandi ntacyo wamenye, uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganije cyane kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Yes, rero muri kubibona neza yuko umuntu yitwa umunyabyaha akivuka. Mu by'ukuri hari ukuntu abantu bita abana batoya bakivuga ko ari abaziranenge, ari abakiranutsi ngo kubera ko badakora ibyaha. Mu by'ukuri umuntu wese wavutse yitwa umunyabyaha, niko Imana ibibona. Nubwo we waba ubona ko adakora ibyaha, ariko ku Mana ni umunyabyaha. Rero uwo muntu nawe yarimbukana n'abandi bose nubwo yaba atarakora n'icyaha na kimwe. Umunyabyaha wakoze ibyaha n'umunyabyaha utarabikora bose bitwa abanyabyaha. Hanyuma haramutse hagize igihano cyiza kubazaho, bose bahanwa kimwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi ukwiye kumenya kino kintu. Ukwiye kumenya yuko umuntu wese wavutse ari umunyabyaha. Hanyuma ikindi ngiye kukwereka ni uburyo ki ushobora kuvuka noneho ukavuka uri umukiranutsi. Ntabwo abantu benshi babizi, bazi ko kuvuka umuntu avuka akaba atari umunyabyaha, nyuma akazakora ibyaha kubera ko yakuze. Ariko mu by'ukuri tubona ko no mu gihe cya Nowa hari hariho abana benshi, kandi icyo gihe nta mwana wigeze urokoka. Iyo biza kubaho yuko abana ari abakiranutsi imbere y'Imana, mu by'ukuri ku bwa Nowa byibuze uduhinja two tuba twararokotse, ariko bose barimbukiye rimwe. Bivuge ko rero umunyabyaha utarakora ibyaha n'umunyabyaha bikoze bose bitwa abanyabyaha kandi bakwijyana ukingana. Niyo mpamvu udakwiriye kongera kuzajya wita umwana mutoya ngo ni umukiranutsi, kereka gusa ubipimiye kuko yavutse ubwa kabiri. Hanyuma rero wavuga uti kuvuka ubwa kabiri, umuntu avuka ubwa kabiri gute? Ibyo ngibyo nibyo ngiye kubasobanurira neza. Hanyuma Yohana igice cya 3 kugendanye no kuvuka ubwa kabiri, turasoma igice cya 3 cya Yohana umurongo wa 4. Haravuga ngo Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Bitangazwa nuko ubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Yebyo uri kubona ko Imana cyangwa Yesu niwe warimo aravugana na Nikodemu hano, ari kumusobanurira, ari kumubwira ko abantu bakwiriye kongera kuvuka ubwa kabiri. Amazi ati se ni gute umuntu yasubira mu nda ya nyina akongera akavuka? Ariko mu by'ukuri
we kubera ko atarabizi, Yesu nibwo yatangiye kumusobanurira, ababwira yuko umuntu uvutse bwa kabiri abyarwa n'amazi n'umwuka, cyangwa abyarwa ku Mana, avuka ku Mana inshuro ya kabiri. Ku nshuro ya kabiri umuntu abyarwa n'Imana, noneho ntabwo aba akibyawe n'umuntu. Rero igituma ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana, kimwe cyonyine cyagufasha ni ukuvuka ubwa kabiri, ni ukubyarwa n'Imana. Ni gute umuntu abyarwa n'Imana? Ni cya gihe ubwirizwa ubutumwa bwiza bw'uko Yesu yitangiye ibyaha byawe, bw'uko Yesu yagupfiriye ku musaraba, hanyuma bikarangira koko ibyo byaha bizize wowe ukaba utazongera kubizira. Hanyuma iyo bigenze gutyo wowe ukabyakira ukabyizera, uba wiswe umukiranutsi cyangwa intungane imbere y'Imana. Nubwo wakomeza gukora ibyaha n'ubundi ukiri umukiranutsi, ntabwo bisaba yuko ureka gukora ibyaha burundu kugira ngo witwe umukiranutsi. Oya, ahubwo uri umukiranutsi nubwo wanabikora, ntabwo byagukuraho izina ry'ubukiranutsi. Iyo umuntu abyawe n'Imana aba yitwa umukiranutsi, iyo umuntu abyawe n'umuntu bisanzwe aba yitwa umunyabyaha. Rero iyo umuntu yiyise ngo ndi umwana w'Imana ariko akaba akibaraho ibyaha yiyita n'umunyabyaha, icyo gihe aba abyishe, kuko Imana ibyara Imana, kandi Imana ni umukiranutsi. Ubwo ibi byaha nyine umukiranutsi nk'uko nayo imeze. Uko niko kuvuka ubwa kabiri bimera. Umuntu wese ukeneye kuvuka ubwa kabiri ni ukwizera ko Yesu Kristo yishyizeho ibyaha byiwe akabizira, birangira we nta cyaha azazira imbere y'Imana. Urakoze cyane, wakira ubutumwa bwiza.